Peter nizere ko wampaye umuntu wizeye ntangiye kumupinga rero muzanye kandi Peter umaze iminsi unkorera amanyanga ariko ubundi nta kibazo ufite nta kibazo ufite uri tayari reka stress zonyine zabirami bangu imeze nabi tuzagira neza ko natuza witwa ndema witwa Adison nakora n'ingofero uri tayari mu kazi ndi tayari kugakora akazi tuzakora bakakubwira ndi tayari kugakora akazi kose ndashaka ushize naribwe sibyo nibwe nizere ko nta banga ririmo nta kibazo abakobwa babiri barimo amafaranga ntago ari inkwano yego ndabyufaranga bita bari abakobwa ndagira gute ndabashaka ariko kuko mbona utari tayari turaza kubaza nibanje ndikuvana ninde bite na stress mfite ndashaka kumenya irengero rya bari abakobwa idiro nshaka kubaha yego ugiye gufatanya n'uyu mutipe mu kazi ugiye kuyikora neza kandi neza cyane hatavuyemo ikosa na rimwe ndashaka abakobwa babiri agiye kuguha map uko bimeze nibirangira muzaza mumbwira ngo abakobwa babonetse amafaranga hari si ikibazo ibyo byo ndabasha rwose Adison yes ndakwizeye nge nitwa Penny yes musigare muvugana akanya gatoya ngiye mu bindi muzaza mumbwira uko byagenze ibyo ni vuba vuba sawa nige Adison oui ari ha mutipe kuna karishye ni danje kabisa sipa tayari afite amafaranga yakwaza kamukura yawana kabisa amafaranga tugomba kuyafata yabiye mani bro Jerejega njya kuba higa njyenyine gakoraga wenyine karakazi mani ngi kari karamvuye byadanje ubwo nka igihe twakabane kuki utambwe ngo nkufashe tubazane neza shaka ari karamvuye ariko ninyine ndeza kujya kuza kumfasha bro ntunzi se vuba vuba sinakubwiye akazi dukora se ndakazi kandi nawe uzi ko nkitaho cyane curuza ababebi nanjye nkunda akazi buri ariko tugatsirika tukamenya akazi turimo icyangombwa nahangaha ibindi byose bizakira nta kibazo bro nta kibazo reka tuye kuvugana ibintu byinshi gusa kabisa tu katugenda katubazagera ku bikorwa gusa wampamagaye ariko gihe nsigaye mbona ibintu byanyu muri ino minsi birimo kumvanga nshaka kukubaza icyo wampamagariye hanyuma ukampa n'amakuru y'uko byagenze ubushize by'ubushize byo urabyibuka ko hari ukuntu byahinjiye na pasiteri waramutangaje kandi mu bintu bitari byiza cyane namutangaje biki se biriya bintu wabonaga hari inyungu tubifitemo buriya aho bigeze gutangaza diru dukora ari kumwe n'umwana we n'umudamu we icyo ntacyo bimbwiye hejuru y'ibihombo byose nagize ariko ubundi wameneye ibanga ukambwiza ukuri biriya bintu bishobora gushimisha se wowe umwana wa pasiteri ari ku muhanda ahubwo se urakoze kunyibutsa ko namubonye yangara n'akabaka gatoya ukuntu ngo yaretse ishuri byagenze gute ibyo se ni ibibazo byawe nta bibazo mfite wumva ukuntu byagenze muka ubifata uko ushaka nuko byagenze ariya niyo mahitamo nari mfite nawe kandi wabikora ariko se Beni uri umuntu w'umugabo dukora diru itazwi uyibwiye umudamu n'umwana bari aho ngaho biriya bintu byagomba gushoboka pasiteri yese agenda nabonye wari utangiye gutereta umugore wa pasiteri wowe uroroshye biriya byo ni kawaida ntuse kawaida igihe ari wowe utangiye uburaya mu rugo rwa pasiteri ureba hari ibibazo n'ibyo navuze njye ndashaka ko biriya bintu bigenda neza ngaho nawe mbwira inyungu wari ufite mu buraya waza diru twari turimo hariya na diru byo gutereta ibyo aho nawe bihuriye wumvise gutereta ari byo bifite agaciro waza no gutereta iwanjye nta kibazo nuko uzi ko ntawe ugira nta kibazo si wa mupaga si w'umukobwa ugira gusa ntibyakunaniye no gushaka urabona byanarangiye byarangiye gute nawe n'ibibazo byinshi cyane akabari yaragasamuye ibintu byose urabitwara urumva anzamura isukari birenze ubu se ari hehe kugeza sinshaka no kumva ijwi rye ibintu yankoreye biteye n'ubwoba sawa tubireke nyibwirira ibyo kwa pasiteri n'umugore bari hehe pasiteri yaragiye umugore we aburirwa irengero bata umwana umwe mu rugo baragenda umwana baramutana bari ku muhanda arimo aragenda kugeza ubu njye birimo kumbabaza cyane twakora iki hagati yanjye nawe kugeza ubu ngubu njyewe icyo nakora gihe hagati yanjye namwe akazi ndacyagakora uko gasanga muzi se ko ariya mwariye ariko bo nibura niba ariyeho oya hari ikintu kimwe rero nshaka kuzafuta we na pasiteri ibintu musigaye mukora njyewe ndara amajoro nkarara amanywa yirirwa ndi muri gahunda zanyu mukansamura ibyo bintu bizashoboka bite se buri munsi ariko ubugenda kina izanjye mugakina izanjye oya kandi hari umuzigo ugifite wowe ugipakinze hariya uriya muzigo wuzane nsamureho nanjye basi mubwize ukuri noneho ko byagenze abantu mwanteje bakanyiba urabizi
bakakwiba uriya muzigo ko wibwe urabizi. ntabwo uramuzi wiza urawufite njyewe nzi ko uwufite. Sawa nta kibazo. Ndumva ese ubu tuzahuza ryari? Iyo mubibara mukareba uko tuzakorana tuzahuza ryari? Okay, kugira ngo duhuze inzira iri muri njyewe. Inzira iri muri wowe. Muri Mukama nta undi muntu ugomba kunyuraho kugira ngo gahunda zongere zitungane neza. Noneho rero icyo nshaka ndifuza kuzongera kumpamagara umbwira ngo pasiteri byakemutse turakora akazi nk'uko bisanzwe twongere tubone amafaranga. Urabona ubushize twahombye 5,000,000 kandi ziriya miliyoni naje kumenya irengero ryazo. Si sheke yatanze sinayibonyeho. None siriya sheke ntimwanayirwaniye sasa kandi ngo wasize unamuvunnye umugongo. Gahunda iro kuntu imeze rero giye pasiteri muhaye icyumweru kimwe kuba twarangizanyije business byanga ubona urabyumva. Okay, reka nkureke nuko murangiza bikarangira. Ugiye gukunda no gusamura ndabona nta nakantu ufite niba warakennye ntukinagura ka. Judith yarayamaze. Okay, reka nigendere ubwo ngubwo ndumva ntacyo bitwaye. Numara kumva byakemutse jye uzambwire imizigo mba nyifite buri munsi ubu ndi muri gahunda nshya. Sawa kandi ubwo uzabumbwira ngenda mwesamira bamwe ndakora mukara mwisamura mwese na mupenzi ntacyo bitwaye muka mugende ubwo muzanyumva nyuma hanyuma uzanagaruke. Sister nitwa Emmy ni umwe mu bana Beni ajya afasha ku ishuri. Rero nariciye hariya bambwira ko Beni iwaba ari hano. Wowe ushaka Beni uri mu ntoki. Beni needs. Nk'uko nabikubwiye nyine ndi umwe mu bana ajya afasha ku ishuri. Hanyuma yaje kwa ngombwa ku kigo cyacu gifunga ntabwo tukiga. Rero naje kumara kugira ngo agire ubundi buryo yamfashamo. Umva muhu, njye nta kintu nagufasha wenda uzagaruke wenda nta masaha nibwo benshi kunkoraho nibwo benasaba yaje. None se wafashije bwa oya njye nta kintu nagufasha nta cumbi naguha mbega nta kintu nakumare nakubwiye uzagaruke. nta kintu birashoboka kwa muganga nkaza kumuvugisha. Okay, kanyweze business kandi akiri sawa. None se hari ubundi bufasha nifuza ko wamusabira Nyabazi. ntabwo wamusabira tukwiye afite imico myiza winkora nakubwiye nta kintu nagufasha uranyumva haguruka ahubwo ugira vuba uzagaruke gira vuba ngira n'ubwo ibyo kuri ndashaka umusabira yuko gira vuba nabyumvise. sawa none babaye sawa usuze ko musubiza cyane. ariko Beni kumurambona wimuka buri munsi mukuri cyoro wimuka buri munsi. Devo akazi nkora niko kama naho ngomba kugakorera. Akazi ukora gusa akazi gatuma wimuka buri munsi yaba ukora nko mu ntara zigiye zitandukanye ho nabyemera ariko ntabwo numva mu mujyi umwe kuva buri kwezi ugenda wimuka. Ase Devo buriya kandi mubona amafaranga mukavuga ngo amafaranga ava he? Amafaranga uzava uriya kiriya kigo cyawe abana ndeba banagushizeho babaye ba mayibobo ntabwo uzi ibyo uvugaho ariko okay ntabwo ngambiriye kukubabaza uyu munsi. Hari ikiganiro nshaka tujye tuganira bikarangira kandi wambaye ukanga amakuru ya Betty. Beni amakuru ya Betty ntabwo yaheruka ahubwo niwe ningera wakagombye kukubaza amakuru ya Betty. Injira. Maraho basa. Urabona Isa shimwe. Isa imba. Muzekisi. Sawa? Reka ni karibu n'umwamayi karibu ariko kanicaye. Uravaho ukajyayo? Ndavenda je. Mvuye ahantu henshi gusa nabashakiye henshi naje bambwira ko muri hano hepfo ejo naraje bambwira ko muri ahandi hantu ariko masanze angahe. Kwanza ntabwo tujye tuvugana n'abana bambaye mask. Kuraho mask tukumenye. Urinde uravaho ukajyayo ntabwo. Kuraho mask kwanza. Sasa ni ngombwa ra. Kuraho mask. Wewe usicheze na mimi. Toa mask. Nasema.
wowe se muri kumwe? Joy, Yes, boss. jyangu urabe. Meze neza? Uya mutite nakubwira. Ntunyegari. Iki ni icyo ufite? Ave. Iki ni iki? Iki se. Iki ni iki? Tuza mjinga. Debana, ndeba mu maso. Unziye. Debana. Uje gushaka icyana. Ndakubaza. We, ariko pe murabizi down. Telefone tuzi. umva mubwire reka nigire muri cyo mutisha umuntu Cyangwa ugenda. umva muzabyimenye reka ntabwo mbonye ndamuhabyiboneye Witwa nde? Uretse umusaza. Witwa nde? Kumbabaza. We, witwa nde? Witwa nde? Reka twumvikane musa. Nta kintu numvikana. Reka twumvikane bro. We, witwa nde? Banyita Machati bro. Machati. Uje gushaka iki hano? Nje kureba mushiki wanjye mwanzi nigendera. Uje kugira ute? Nje kureba mushiki wanjye. Subiza ibyo mubaza. Nje kureba mushiki wanjye musaza. Kwanza mureke. Wowe umugore mu rwanjye nawe. Ntabwo uzabona gukurikiye. Icyo mwanshoboje urakizi. Calm down. Icyo mwanshoboje urakizi. Okay. Ndagusaba ko utongera kugira gute? Kunye? Nta kibazo nta. Kunyeganya. We kwanza ariko mbanze nkwicira. Kunyeganya. Mwashaka oye musa. Uretse nta kintu wumva. Nta kintu wumva. Turiya sasa. Turiya. Yes musaza. Noneho wageze muri ofisi yanjye. Amaboko. Uretse tukumvikana mana. Mereza ndagize umuntu. Amaboko. Nta kibazo. Nta kintu wemerewe kongera kugira gute? Kuvuga. We, ndakwica ahubwo. Ngiye kukwicira hano. Uretse musa. Joy, ko mbona utari umukamirifu muri aka kazi. Tuzagakora gute? Yego. Joy. Aya ni amafaranga. Aya turayongera muri ya yandi. Turiya we mugingo. Uzi igikurikiyeho? Joy. Muri warehouse. Iyi ni imari mu zindi. Hajya ngo waje gushaka iki? Waje kugira gute? Wamaye mushiki wanjye musa. Okay, tugende ngiye kumubwira. ibi ntabwo bizashoboka umuntu rero mwivuganye ari kure ntibishoboka umuntu bari bamwitanye koko bya bintu biri seri Uretse mana. Ibintu bijyana aho abandi bajya. Mwana mwaretse ngababwira pe. Mwaretse ngababwira hari mwana. Mwaretse ngababwira. Uremeye noneho. Sasa rero. Ubuze ikintu ugiye kumurera? Umugongo urafunitse mana. Wowe urambwira umugongo nta n'isoni. Umugongo. Ndemeye bro. We. Ikintu ndashaka kumbwira dokima zanjye aho mwazishyize. Uranyumva we muginga? Yes. Dokima amafaranga baga yanjye. Wari kumwe nani? Mwana ndabikubwira neza mbo. Okay, nani byo nshaka kumva. Mbwira umuntu mwari kumwe byonyine. Kigenze. Uzamunyereka. Ntarakujyana aho abandi bagiye. Ndashaka kubona Kigenze. Let's go. Okay. Anti mwiza wiri butese. Niriwe neza. Wiriwe ute wowe? Niriwe neza. Ko watinze se? Anti ntabwo natinze. Icya mbere nasanze umuntu washize. Imodoka irapfumuka, lisansi yaranahenze nyine tuye muri gereza nyifone iratinda. Ntabwo byemera. Ubwo se koko Anti suze ko ndi cyose umaze. Uyitware neza mukobwa mwiza, itware neza. Urumva? Uwakugaburira se? Anti kareka ntabwo ibyo ushaka anti naragukunda, ntabwo nubanguriye fone. Yego. Ni byiza mukobwa wanjye ariko itware neza, mfite abana baba mu mahanga. Hari umuhungu n'umukobwa. Kandi uwo muhungu agira amahane. Ko rero mukobwa mwiza
imyitwarire mibi yireke kuko arayizira. So anti se nari nizakwiye umwana mwiza sibyo kaye sundi anti yazabye undi mwana. Oya narakubonye ndakwishimira ndumva ari we nzarera wenyine. Ariko nta kibazo. Anti ndananiwe rwose ngiye kuruhuka. Si wowe namenye imari ngo mufashe. Oya mama imirimo yose nayikoreye nta kibazo. Reka ngiye kuruhuka. Ugenda uryamubwira. Nta kibazo. Uyu mwana sinzi ko nzamushobora abagenzi. Simbizi. Nta mazi y'umuhanda kuba nakorega mba nyashaka ntajya naho ntayashaka nta nyota mfite cyakoze niyo biri ngombwa ndakuzi warabyibushye kweli n'ukuri twarerukanaga kera bana we bazipfa ntiyabyibushye n'ukuri byaba ari ibitangaza ubwo rero ntabwo ubibona gusa ngenda bibona ntabwo nabyibushye yego maze ahubwo imana imfashije mwana we ako beni ntabwo yagiye oya beni ntabwo mva yagiye ariko ntiyashobora kuza mu kanya gato cyangwa beni hari ibintu mba nshaka kumubaza ariko mba mbona nkwepa sinzibye kandi yanyemereye ko nta kizamubura beni kumubona biragoye ntiyatari kweli ibyo byaranyobeye turakorana ariko sinjya mumenya hanini hanjye nimba nzamufatisha gutenda ibyo ntazi pe rimwe ubwo niyicaranye nzamukuza zajya ntawamenyaga. Oh Fanny umeze neza yewe salamu mwari mubizi ko ndi bwicare hano se ni ukuri kw'Imana ninde wari wicaye hano kwanza wapimaze ntawe Aya, murabizi. ni ukuri nawe gute se Fanny ntumbeshye ninde wari wicaye hano Okay Fanny hari ibintu maze iminsi umbaza ufite amatsiko umunsi ngiye kuguha utuntu tubiri twonyine ko numva mfite ibibazo byinshi waretse nkakubwira bibiri byonyine. Okay ntacyo nabaye uyu mukobwa uramuzi wari umuzi usanzwe umuzi nta byinshi muziho gusa nabonye cyagiye twari turi kumwe na pasiteri cyagiye ariko nta byinshi kuba yaranaje byaranashimishije pe naranamwikundiye. Sure. Okay Fanny Amen. So ndabona rero wenda mu bintu bibiri nakwemereye ndagira ngo mbanze nkubwire umuryango ugiye kongera gusubiramo ubushize waje atari ukutungana Cynthia ntawe uhari ariko ndashaka kukubwira uyu mukobwa Joy muri kumwe. Joy ni mushiki wanjye ariko turakorana no mu bundi buzima bw'akazi. Ubwo rero ugomba kuba hano wisanzuye ikibazo cyose uzumva ushaka kumbaza adahari nta kibazo, icyo wankeneraho ahari muri kumwe nabwo nta kibazo wamubwira, turuzuzanya 100%. So ikindi umaze kujya umbaza cyane ngo urashaka Cynthia ndashaka kuguha Cynthia mukavugana mu kanya twari tumaze kuvugana. Ibindi uzabimbaza Kwanyemerera ibisubizo bibiri. nyine icya mbere ni ukukubwira uwo muri kumwe, icya kabiri ni ukuguha Cynthia mukavugana. Ubundi hano twebwe rero twarasaze turavuga tugasatura, ni ukujya uvuga ukadusakuriza kuko natwe turasakuza sibyo? Nta kibazo. So ubwo icya kabiri nyine ngiye kuguha Cynthia sibyo? Nanjye mfite amatsiko yo kumva ikintu ngiye kumubwira. Uramubwira iki? Nari nibanga. Noneho urahaguruka ujya uyu munsi uramubwirira hano twese tubyumve sibyo? Ntacyo niba bishoboka. Maze turanayishyira loud speaker sibyo? Nta kibazo.
Halo. Cynthia. Halo. Umeze ute Cynthia? Halo, bimeze bite? Ku ishuri biragenda? Ngiye kuguha umwana w'inshuti yawe muherukana kera hanyuma muvugane. None se? Halo. Uwo mwana uramukeka? W'inshuti yawe mwakundanye cyane? Ndi kumukeka. Nawe mumubwire niho ndi bumuguhe. Ndakeka ari Fanny. Wow, Fanny rero ni inshuti yawe, reka muvuye mwivuganire mama. Sawa nguyu. Ala? Hello, Fanny bit. Ni byiza meze se? Neza neza wowe. Nanjye meze neza ko ntabwo ari cyane sha ndawukumbuye. Ndagukumbuye. Mwana we so muzava ku ishuri ryari? So nyine ntabwo ari kera nyine. Mwana we uzi se? Mva hari akantu ngiye nshaka kwisabira ariko nyine nuva ku ishuri banze unyemerere ko uzakankorera. Sibwo nkakubwire nonara. Ego. Nakubwire nonaha. Umva nanjye nshaka ko uzanyigisha karate. Sibyo? Alo? Oui. Ase wambwiye ntabwo ubyemera se? Nzakwigisha. Oya ubyemeye utabyemeye wimbeshye. Oya ndabyemeye. Ngaho ma promise ko uzabikora. Okay, nta kibazo ubwo binyemereye wenda. Alo? Oui. Ubwo binyemereye ntacyo bitwaye kangutegereze ubwo. Gusa ariko wari umeze neza. Ntabwo ari nabi. Kansubize Benny niba mushaka kuvugana. Cynthia. Ubwo rero nendaga kukubwira ko Fanny twasubiranye turimo kubana ibindi azabikubwira uvuye ku ishuri. Sibyo? Ariko nizere ko umufashe neza. Tumufashe neza na Joy yaraje turabana. Tumeze neza rero ubu uzaza ari surprise sibyo? Ngaho suza Joy amasegonda 5 yonyine. Senti bite? Amakuru ni meza. Ayawe? So ni meza ndabakumbuye. Njye natwe turagukumbuye cyane. Tuzara tuza kwiga. Sawa urakoze. Amasomo meza. Sawa. Okay, Fanny. Reka tujye mu nzu. Ese ubu ninde wateguye muri mwera? Arundi se yarajyanye n'ibyo. Araryama wowe. Sasa tugende tujye kureba uko bimeze. Sibyo? Nizere ko bimeze neza nanjye uyu munsi nakoreye kure ndarushye. Basi sawa mambo. Uramukurenza aho ngaho urabibona ko nguzito hanze hari abandi ndavuze ndicara nona hanze hari abandi bahita bagufata gira vuba kuko nisanga utararangiza ndahita mbimbena nta n'imikino kandi irimo urabizi.
You can, let's go.